Ndagusuje cyane kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza wowe uba wahisemo gukurikira amakuru yacu twitwa Igika TV Rwanda. Ngewe nitwa The Fresh. Tuba twagarutse ngo tukugezeho amakuru agiye atandukanye aba arimo aragenda avugwa mu duce tugiye dutandukanye tw'iki gihugu cyacu. Abatwumvira mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera zuba, mwese tuba twabasuje cyane kandi twabahaye ikaze mu biganiro byacu. Amakuru tugarukanye ni amakuru y'incamugongo, aho imodoka yaritwaye abanyeshuri bari bavuye gukina mu karere ka Rubavu yaje gukora impanuka ikomeye cyane, bamwe bagakomereka ku buryo bukomeye ndetse abandi bakaba bahise bitaba Imana. Iyi mpanuka yabaye kuri iki cyumweru, yari tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ahagana saa 3 n'igice z'ijoro ryo ku wa 4 nyine nk'uko twabivuze z'ukwezi kwa gatanu 2025. Iyi mpanuka yabereye mu muhanda uturuka mu Rugabano werekeza mu Birambo ukomeza werekeza mu karere ka Ruhango. Ni imodoka ya hiyasi yaritwaye abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Kirinda ruherereye mu karere ka Karongi, umurenge wa Murambi. Abo banyeshuri bari bavuye gukina mu karere ka Gisenyi mu mashuri umurenge Kagame Cup, nukuvuga ko ari imikino ihuza amashuri y'amasegonderi cyangwa se superieur. Uyu munsi hari habaye finali y'urwego rw'intara, aho iryo shuri ryari ryamaze guhigika amakipe agiye atandukanye ndetse bakaba bari bamaze guhagarara intara y'Iburengerazuba ku rwego rw'igihugu. Iyo modoka yaturukaga mu karere ka Rubavu yageze ahitwa mu Rugabano, ihita itangira kubura feri. Imaze kubura feri, umushoferi yagerageje gushaka uburyo yakontorora iyo modoka kugira ngo itaza kugwa mu kiraro cyari munsi nk'uko murimo muragenda mubibona. Niko kuza guhita asekura ibyuma bitangira imodoka kugira ngo zitagwa mu mazi cyangwa se ibizwi nka garidefu. Akimara gusekura ibyo byuma bitewe n'uburyo imodoka yari ifite umuvuduko ukabije cyane nyine nk'uko yari yamaze kubura feri, yaje kugonga ibyo byuma. Amaze kugonga ibyuma, imodoka ihita yibirindura. Imaze kwibirindura, umushoferi uruhande yarimo ihita imugwira, ahita yitaba Imana. Uyu ni umushoferi witwaga Daniel, akaba yamaze kwitaba Imana ndetse umurambo we ukaba wahise ugezwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kirinda. Uyu mugabo yari umugabo mwiza cyane, dore ko benshi mu bagiye batanga ubuhamya bwe bavuga ko ari umugabo waruzi kubana cyane, akaba yabanaga n'abandi bagenzi be neza cyane. Iyi mpanuka ikimara kuba, inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubutabazi mu rwego rw'ubuzima azahise zihagoboka. Abanyeshuri bari bakomeretse ku buryo bukomeye bahise berekezwa mu bitaro bya Kirinda, aho bahise bahabwa ubutabazi bw'ibanze. Cyakora amakuru y'ibanze ahari nuko nta munyeshuri n'umwe wigeze yitaba Imana, gusa hari abari muri urgence babiri bakomeretse ku buryo bukomeye ndetse bakaba bari gukurikiranwa n'ikipe y'abaganga b'ibitaro bya Kirinda kugira ngo ubuzima bwabo budakomeza kuba bwajya mu kaga. Iyo modoka yaritwaye abanyeshuri 14 ndetse n'umuyobozi w'ishuri rya Kirinda ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo, ndetse yaritwaye na komiseri w'akarere ka Karongi mu bijyanye n'imikino, ndetse yaritwaye n'umusifuzi. Muri make, iyo modoka yari hiyasi yaritwaye
abantu bagera muri 19 gusa muri abo 19 umushoferi niwe waje kuba igitambo, akaba yahise yitaba Imana muri ako kanya, ndetse umurambo we ukaba wahise woherezwa cyangwa se wahise werekezwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kirinda kugira ngo babe bategereza aho mihango yo kuba bamushyingura. Nge nitwa The Fresh, komeza ubane n'amakuru yacu mu buryo ubwo ari bwo bwose ushobora kudukurikiranamo. Ushobora gusura website yacu yitwa igika-news.rw ukaba wasoma ano makuru mu buryo bwo kuyasoma, ndetse kandi ushobora kudusanga kuri Facebook page yacu twitwa igika tv.rw, ndetse kandi no kuri Instagram yanjye ushobora kunsangaho nitwa The Fresh 250 ukamfollowinga. Amakuru nkaya niyo mba nashyizeho kugira ngo nkomeze nkugire update mu buryo ubwo ari bwo bwose.